umuryango n'umuryango, umuryango wa politike n'umuryango uri muri politike n'utari muri politike anyuramo yinjira mu nzu cyangwa asohoka mu bwisanzure. Umuryango n'umuryango bitandukanira he? Ubwo ni umuryango wa politike n'umuryango w'inzu bitandukanira he? Noneho tugende tubihuzahuza n'ishyaka. Ishyaka ni iki? Ni ukurwanira n'ishyaka. Ishyaka ni iki? Kandi tuze kurisanisha n'ishyaka ribumbye. Kuki baryita ishyaka n'irindi bakaryita ishyaka? Turakomeza tubirebe. Nimba ishyaka ari ukubumbira hamwe abantu bose nta vangura iryo ari ryo ryose, noneho nka kuriya ishyaka ribumba rikiri rito ryanakura rikomera rigakomera ribumbye nta ntete inavuyeho, kugeza igihe iryo shyaka rirwanirira ishyaka n'inyoni zikaza zigafataho intete zishaka zigatungwa n'iryo shyaka. Iryo ni ishyaka rivutse, ariko ni ishyaka rirwanirira ishyaka abandi bose mu miryango yose. Noneho tuze duhuze umuryango w'ishyaka, umuryango wa politike, aho uhurira n'ishyaka rya politike, noneho n'umuryango wa buri rugo mu gihugu hose. Tuze dukora umuti. Njyewe uko mbyumva ko bimeze, iyi shyaka ni igisobanuro cyagutse, kuko ishyaka biva n'ubundi kw'iryo jambo kugira ishyaka. Noneho iyo ufite ishyaka uharanira gukora buri kintu cyose kubwo umuhate ufite. Ubundi ishyaka ni nk'umuhate, ni nko gukoresha gukora uko ushoboye kose kandi ubikunze, nibyo bita ishyaka. Naho umuryango ni agatsiko. Nje ni nabwo busobanuro bufatika. Ni agatsiko ka groupe runaka gasohokera mu muryango umwe, umuntu uvuga ngo bafitanye relationship kuntu. Birazwi ko iyo umuryango umwe ufite ukukora, ariko nyirizina niyo mpamvu usanga havukamo ibibazo by'amakimbirane mu gihe bakubitanye n'abandi bantu batariho muri uwo muryango cyangwa badafite imyumvire imwe, bigateza ikibazo. Icyo kintu nkumva ko nk'uko ari umuryango cyangwa se ari umuryango biba bifite imyumvire imwe ihabanye n'uko ifite abandi wenda baherereye mu yindi miryango cyangwa se mu yindi miryango batabyumva kimwe. Icyo kintu bigatuma nta nubwo bashobora kubyumva kimwe, kuko burya buri rugo rugira imikorere yarwo. Icyo kintu noneho ugasanga gihoza ibintu mu rungabangabo, kuko imikorere yaha birahora biruvangitiranya ari iki. Kandi buri muryango ukeneye ibiwubeshaho inyungu zawo nk'umuryango, kubw'inyungu zawo nta wundi muryango witayeho. Rero njye niko mbyumva, n'abandi dukomeza dukora ikiganiro kuri iki kintu, dukoreho ubusesenguzi nk'uko biri. Ishyaka rya politike n'umuryango wa politike mwe mubibona bimeze bite? Murakoze cyane. Nanjye nsobanukiwe gakeya mu kinyarwanda ku kijyanye n'umuryango. Ngira ngo tuzi neza ko umuryango ari papa, mama n'abana. Abo ngabo iyo bamaze gukura, abana iyo papa na mama bahagarariye umuryango bakabyara abana iyo bakuze n'ubundi ibikorwa byabo byose bari by'umuryango. Noneho wa mwana yakuze ahabwa umunani n'umuryango. Bivuze iki ku muryango? Wenda mbanje gusobanura ku muryango. Umuryango ni groupe imwe isenyera umugozi umwe gusa, apana uwo hanze, kuko ntabwo waha umwana uwo hanze umunani ataraturutse mu muryango wawe. Aho ngaho hatandukanye n'ishyaka.
aho bitandukaniye umuryango n'ishyaka njyewe uko mbyumva, ishyaka ni itsinda rusange riba ryagutse ahantu hose, bigatuma icyo barwanirira cyangwa se baharanira bo ubwabo bakagikorana umuhate, bigatuma babasha kwaguka hirya, bagenda hirya hino, kugira ngo buri wese baganira kuri icyo kintu bari kurwanirira ishyaka. Ngira ngo mu muco wa kinyarwanda hari amazina ba munyeshyaka, mu rwanashyaka, mbese umubyeyi yita umwana gutyo kubw'ikintu ari kurwanirira. Dushyigikirana, bashyigikiye ishyaka ni itsinda riba ryagutse ritandukanye n'umuryango. Umuryango ukorera hamwe mu rugo rumwe ku nyungu z'umuryango, ariko ishyaka rikorera ahantu hagutse ku miryango impuzamiryango. Ubundi ishyaka navuga ko ari impuzamiryango, ni ihuriro ry'imiryango bitandukanye n'umuryango, kuko umuryango ni umwe ariko ishyaka ryagutse rihuje imiryango. Njye niko mbyumva, sinzi nimba namwe ariko mubyumva. Murakoze cyane rwose. Birumvikana, ishyaka n'impuzamiryango, kandi kongera ikaba n'agahuzamiryango. Kadukomeze, kuko gahuzamiryango nk'uko twari twabivuze haruguru hariya, n'ishyaka ribumbye urabona ribumbira hamwe intete nyinshi, nk'ishyaka rya politiki uko ribumbira bene gihugu hamwe, noneho ugasanga umuti urakoretse. Naho ku muryango gusa no guharanira iryabo bonyine, uwo muryango umwe, ku buryo n'indi miryango ntabwo bayibona ko ari bene wabo, nta nubwo bumva ko nabo baramuka babaho, ahubwo babona ko babakirana. Byaba na ngombwa yabona urimo kuzamuka, ukira usa nk'uzamuka urwego ujya hejuru ukatugereranye, yagufata amapantaro akagukurura gusubiza hasi, utamukirana utamuzamukana, kugira ngo wa muryango ukomeze widoge wenyine, ukubite ibipfunsi mu gituza ngo turi umuryango dukomeye cyane, turi umuryango ukomeye cyane, naho mwe muri ba nta kigenda, mwe nta n'inzara zo kwishima mufite. Naho mw'ishyaka, ishyaka n'impuza miryango yose, igihugu cyose, byashaka biba akarere k'ibiyaga bigari, byashaka biba Afurika yose, nk'uko Ruda yashinze Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 Good Many Causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku banyarwanda bose, n'impamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rwa Afurika, abanyafurika bose tukuriyemo n'iyo mipaka yose, ni kubw'inyungu z'abanyafurika hose. No ku mpamvu nziza nyinshi 20 ku rwego rw'isi, turwanirana ishyaka ku rwego rw'isi, noneho Afurika tuyigira umurwa mukuru w'isi, n'u Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika. Bityo rero imipaka ku isi ivemo, twese turwanirana ishyaka, noneho tuzabe bamwe, noneho tuharanira inyungu za bose, apani inyungu za bamwe nk'umuryango. Mwe nanone mubyumva mute? Mu gihe nge mbyumva niko ingenga bitekerezo yanjye iri positive, niko mbyumva, kandi wayigira negative twagirana ikibazo. Nawe yavuga ibyo, wowe vuga iyawe aho uhagaze. Murakoze cyane. Ubundi iyo wumvise umuryango cyangwa se yavuze umuryango, tugendeye ku rugero ruvuga ngo umuryango w'inzu iyo ari yo yose nusanga ari mama, papa n'abana. Twajya mu muryango, noneho umuryango wa politike ni kwa kundi usanga agatsiko kamwe cyangwa se abantu bo mu rugo cyangwa se umuryango umwe bagira gutya, bagashaka ku nyungu zabo zinda nini zabo, abavuga bati ibyiza byose nitwe tuzabyiharira, serivisi zose nitwe tuzaziharira, ikintu cyari cyo cyose aho kiva kikagera cyiza kiri positive nitwebwe tuzakiharira. Noneho bya bindi byose bije biri negative birajya kuri babandi bose, ya miryango yose isigaye iri rubanda rugufi, usanga aritwe tuzamuka gusa, babandi bakomeze bajya hasi. N'intambwe bateye tugerageze tunyunyuze imitsi yabo, iyo niwo muryango. Ariko noneho ishyaka
iyo tuvuze ngo ishyaka rya politike usanga ari kwa kundi urugero tutanze urugero kuri ruda turwanirana ishyaka twese uko tungana ku banyarwanda bari imbere mu gihugu bari hanze y'igihugu Afurika yose n'isi yose aho umuntu ava akagera ari kurengana tumukure mu karengane turwane ishyaka kugira ngo ave mu karengane iryo ni ryo shyaka tutarobanuye ngo uyu ni umwirabura uyu ni umuzungu uyu ni igikara uyu ni inzobe iryo ni ryo shyaka twese turwanirana ishyaka nk'ikiremwa muntu aho niho dutandukaniye n'umuryango umwe urivuga uti uyu nguyu utari muri twebwe aguze imodoka yubatse igorofa atangiye kuzamuka tumukureho dushaka uburyo ki tumusubize inyuma tumusubize ku rwego kandi agiye kuri esikariye ya mbere ahure kuri aho ngaho umuryango buhora ushaka ko bigira gute bahora hamwe batazamuka babandi batari kumwe mu muryango wabo mu gihe ishyaka twe turwanirana ishyaka kugira ngo buri wese azamuke nta n'umuntu n'umwe usigaye hasi bataza kuvuga ngo wenda urugero ngo Kigali ngo u Rwanda ngo ruteye imbere baze twerekane Kigali gusa ariko nituri mu nkengero zo dusange haracyari nyakatsi ishyaka ribaho rite uwari ufite wagendaga n'amaguru ejo yaguze imodoka cyangwa se yaguze moto uwagenda kuri moto yaguze imodoka wari ufite imodoka imwe aguze 5 iryo ni ryo shyaka twese turwanirana ishyaka tuzamurane twese kandi n'ibitekerezo haba mu bitekerezo tuzamukane mu bushobozi tuzamurane hose usange ni kuzamukana twese turwanirana ishyaka tutakoze uburyo umuryango baro akantu k'agatsiko kamwe konyine ariko ishyaka ni ibintu byagutse ahantu hose buri wese azamuke tutitaye ngo uyu nguyu ni uwacu uyu si uwacu uyu nguyu tuzamura imiryango yose uko ingana tutarobanuye murakoze cyane ubu urase ku ntego y'ubumwe bw'abanyarwanda muri ruda ubumwe bw'abanya East Africa muri ruda ubumwe muri Afurika muri ruda niyo mpamvu yitwa USA2 United States of Africa kabiri leta zunze ubumwe za Afurika kabiri kuharanira ubumwe bw'abanyafurika none n'ubumwe bw'isi yose nk'uko nari namaze kubisobanura haruguru hariya bityo rero twese imiryango itandukanye twese tushigikirane turwaniranire hamwe ishyaka tushigire ishyaka mu mujyi umwe imyumvire imwe amashuri abakobwa n'abahungu bayige abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza mu buryo bungana nta vangura iryo ari ryo ryose ngo iki gitsina kihezwe cyangwa gishyirwe imbere oya bose baba ari abana bacu bakomoka mu miryango yose niyo mpamvu turwanirana ishyaka ndetse n'abo babibona ukundi ntibumve ko n'aba ari abavandimwe twe muri ruda mu kurwanirana ishyaka twe apfa kuba ari umunyarwanda apfa kuba ari umunya East Africa apfa kuba ari umunyafurika apfa kuba ari umuntu uturiye isi turwanirana ishyaka niko ishyaka ryacu ry'abaruda rifite impamvu nziza nyinshi 200 dushingiye mu Rwanda ritwunga ridushyira hamwe duharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse kandi ku mpamvu nziza nyinshi 200 no ku mpamvu nziza za demokarasi yihuse mu burenganzira bwa muntu bwuzuye butanusuritse ku rwego rwa Afurika twese mu bumwe bwa demokarasi yihuse koko kandi iyo ikaba ariyo ntego y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu no ku rwego rw'isi noneho ikaba ariyo ntego umubano mu bantu guhahirana amahanga yose nta mugabo wigira twese turi magirirane twese nta muntu wavuga ngo ntiyakenera ikintu mu Bushinwa cyangwa muri Amerika cyangwa mu Bwongereza cyangwa muri Korea zombi cyangwa none muri Australia noneho usanga twese turakenerana n'ibyo bihugu by'abarabu abazungu no kuvuga abakire n'abakene abo hafi n'abakure noneho abanyafurika twese hamwe tugashyigikirana uwo niryo shyaka
umaze kumenya ubwenge runaka, ubumenyi runaka se, ikoranabuhanga runaka, akarisangiza bagenzi be, rigasakazwa hose, rigasakara hose. Iyo niyo ntego y'ishyaka, nibwo bumwe bw'abantu, ikiremwa muntu, ni nabwo bumwe Yesu Kristo yaziye kutwigisha twese, ubumwe turwanirana ishyaka. Ntabwo yatubwiye ngo tugire umuryango umwe, ngo undi ujye hariya, ngo umwe urwanya undi, ngo undi uhiga undi, ngo uriya ntabyumva nkatwe, ngo ibi ni uriya muryango wo kwa kanaka, ni ikibazo kuri twe. Kuki ubibona nk'ikibazo? Urakora iki kugira ngo bikemuke, bireke kuba ikibazo, bibe igisubizo ahubwo? Warangiza ngo uriya noneho ni umwanzi w'igihugu. Umwanzi w'igihugu ninde? Ninde wakubwiye ko umunyarwanda aba umwanzi w'igihugu? Nta mwanzi w'igihugu uba mu Rwanda w'umunyarwanda. Umwanzi w'igihugu ni umunyamahanga ugabye igitero ku banyarwanda no ku Rwanda. Rwose ingengagitekerezo yo kwitana abanzi b'igihugu ishikongoke nimbi, kuko uno munsi wamwita umwanzi w'igihugu, ejo ugasanga noneho ni wowe uri hahandi ari, noneho nawe wiswe umwanzi w'igihugu. Ubwo se waba ubaye umwanzi w'igihugu ute kandi ejo bundi wari umukunzi wayo? Ibyo ni imvugo yo gusebanya, iryo ni isebanyabuhanga riba mu miryango. Twe abaruda tuzanye ishyaka nyashyaka rya politike rirwanirana ishyaka, tushigikirana twese hamwe. Baba abo mu miryango turabakunda, turabezana mu ishyaka ruda, n'abari mu mashyaka yandi nabo tukabazana muri ruda, twese tukaba abene kanyarwanda, tukaba umunyarwanda umwe. Mwene Gihanga Ngoma ijana yasize abwiye kanyarwanda, uzandindira aba banyarwanda bose, nta vangura iryo ari ryo ryose. Hanyuma na Musindi aza gukomerezaho, nawe araturinda, agenda baduhanahana. Abayobozi babanziriza bariho ubu ntabwo bigeze bazana ivangura iryo ari ryo ryose. Abandi iryo vangura muzana rishingiye ku bukire, ngo aba bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, iryo rwede ni ivangura. Ngo aba bari mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe, kuki muvangura abanyarwanda mushishikaye? Ngo aba bari mu cya gatatu, ngo aba bari mu cya kane, ngo aba bari mu cya gatanu, ngo aba bari mu cya gatandatu. Ugafata icya mbere ukakivanga n'icya kabiri ugakora mukorogo, ngo icyo ni icya mbere rukumbi. Wafata icya gatatu n'icya kane, ngo icyo ni icya kabiri rukumbi. Wafata icya gatanu n'icya gatandatu, ngo icyo ni icyiciro cya gatatu rukumbi. Ubwo mushaka kuzana ibyiciro bitatu nanone biganisha kuri bwa bwoko butatu mu Rwanda. Kirazira. Niyo mwabugira bunini mushaka mubigire ibyiciro bitanu, nimushaka mubigire 20. Ivangura iryo ari ryo ryose ntiryemewe mu banyarwanda. Mwe mufata abanyarwanda nimba akennye mumuzamure, mumureke akore, mumufate ku kaboko azamuke. Nimba arwaye mumuvure, mumuvuze, mutitaye ngo ni umukire cyane umukene. Amagara ntagurwa, amagara atangwa n'Uwiteka, kandi ayatanga rimwe mu buzima. Umuntu natswikwa amagara ye, muri aho mureberera, muzabibazwa n'Imana, ntabwo bizabazwa mituweli. Barababesha, hano ubwo bizabazwa ibyiciro, ngo yari mu cyiciro cya mbere, ngo nicyo cyamuhemukiye. Umuntu wese mujye mumuha risepase cya pasiporo, mutitaye ngo ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cyangwa cya kabiri cyangwa cya gatatu cyangwa cya kane. Iryo ryaba ari ivangura ryo guheza abari mu cyiciro cya mbere, ngo ntibakwiriye risepase, ngo ntibakwiriye inguzanyo muri banka, ngo bazayishura iki? Wowe se kuyishura uyishura iki? Ntubyishura ukuye mu mbaraga mu gukora. Mumureke nawe akore, mumuhe n'izo nguzanyo akore, nashaka yambuke no mu mahanga akoresha iyo risepasi cya pasiporo. Tuzaba dukumiriye ivangura iryo ari ryo ryose mu banyarwanda, abakomeye n'abatakomeye, abize n'abatarize, inzobe n'ibikara, none abagufi n'abarebare, ababyibushye n'abananutse, abagenda bemye n'abakambakamba, abafite ubumuga n'abatabufite, abafite ubumuga bw'uruhu,
bumuga b'urugingo runaka ku kaboko, ku kaguru, ku jisho, ugutwi, iryinyo, ntimukajye muvangura iryo ari ryo ryose cyangwa umuntu uwo ari we wese. Ivangura iryo ari ryo ryose ni igisasu cya kirimbuzi, ni ubumara, ni ikirunga kigiye guturika hejuru y'abanyarwanda banjye kandi mbireba. Bityo rero ndabamaganye abafite virusi za kirimbuzi, muzugunye hariya muri puberi, ndaje ibyo mbitwike mbikureho, kandi n'imyotsi izavamo kuko yahumanya ikirere nayo nzayikabinga, nyikorekitinge, nyishyire muri polythene paper, mu gashashi, kandi mwikoreye nabyo mbizugunye hamwe kuko byose byitwa ibidukikije. Bityo rero abaruda turi ubukombe, turi uburyohe, turi abakataraboneka, tuzanye ikosora muri byose. Noneho abakene ntimukajye muvuga ngo ni abakene bari mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri cy'ubudehe, ngo mubajyane mu bakora ubudehe, ngo mubarabafashije mubajyanye muri VUP. Umva se mwabakire bari mu cyiciro cya gatandatu, cya gatanu, cya kane, kuki mutajya gukora muri VUP? Si bikorwa remezo se? Byose si by'igihugu se? Byose ntibyagirira umumaro abene gihugu bose n'abanyamahanga baza nabo bakabinyuramo bakavuga mbega abanyarwanda ko ari abahanga, ko ari abakozi ba cyane. Noneho abanyamahanga bajye basanga ibikorwa remezo byubatswe na VUP by'abakene, noneho byitirirwe n'abakire kandi batarabigizemo uruhare koko. Iryo ryaba ari ivangura yindi kote. Ndabafatana ibihanga, nitwa perezida wa Ruda, Barafinda Umuryango. Ntidushaka ivangura iryo ari ryose, ahubwo mutanga akazi muri VUP, abantu bakore bahembwe officially nk'abandi bakozi ba leta bose, ariko ntimuvuge ngo muraha ngo abari mu cyiciro iki n'iki. Tayaro rede uravangura nk'uko irangamuntu zo hirya 94 zavanguraga. Ntimuvangura abanyarwanda, mwe mubahe abafite kuraje yo gukora bakore, abafite impano yo gukora kana kariya bagakore, noneho twese twitwe abamunyakazi mu kazi kose, izitwe imbaturabukungu mu gihugu hose, nta vangura iryo ari ryo ryose. Ikindi cyiza cyane kiri smart, abana bose mujye mubaha burusi, nta vangura iryo ari ryo ryose. Scholarship zibiza bose, ibyo byiciro byose mubikureho by'ubudehe kuko ni ibimenyetso by'ivangura, kuko umwana mushobora kumwima burusi muvuga ngo ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri, ngo ntiyemerewe burusi scholarship yo kujya mu mahanga. Tayari already muravanguye umunyarwanda. Uzavumbura umuti wa sida azava mu cyiciro cya gatandatu se n'icya gatanu n'icya kane, barabashuka. Uzakora umuti ntimuzi icyiciro azavamo. Ivangura ry'ibyiciro muzana mu banyarwanda mubikuremo. Ibyo twabaruda ntabwo tubishyigikira, ntabwo tubyemera, kuko tubona ari indiri y'ivangura nk'ibyirangamuntu bya kera byari bihari, byavanguraga abantu mu gakoryo kandi abantu bakabona nta kibazo biteye, kandi nyamara bizashira bikagitera. Koko umuntu mu mwime burusi ngo nuko umubyeyi we ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, umwana yimwe burusi kandi yitsindiye, mumva bikwiriye koko? Umuntu mu mwime risepase ngo kuko ari mu cyiciro cy'ubudehe ntiyajye kwambuka ngo ajye Uganda wenda ashange y'umuvandimwe cyangwa inshuti imutere inkunga, agaruke yikorere business, ahanga imirimo, kandi imfashanya yikuye kuri uwo uba hanze koko? Kandi mwe mutari tayari kumufasha, mutari tayari kumutera inkunga, mushaka komeze mu mutsindagire mu cyobo njyabukene. Icyiciro cy'ubudehe kinogo njya kuzimu cy'ubukene koko? Izo ni impuhwe? Nimba ari impuhwe nizabihehe ndabarahiye. Ibyo rwose mukora ntabwo ari byo. Iryo nivangura kabutindi kabuhariwe ni igisasu cya kirimbuzi kiri mu bwonko bw'abantu. Ayo ni amanegeka y'imitekerereze itari myiza. Ayo manegeka y'ibitekerezo muyazugunyiriya muri puberi. Ndazi ibyo byose biri muri puberi murabizi. Nababwiye ibishingwe byose tuzabikoramo amakara, aho kugira ngo bibe byakwangiza ibidukikije. Nanone mu birunda hariya Induba ku kimoteri cya Nduba byangiza ibidukikije. Imvura yagwa mukoka ivuyemo igatemba yararara mu baturage hepfo, imanukana yarara, none gakwirakwiza indwara mu banyarwanda. Bajya no kwivuza mu cyiciro cy'ubudehe muri mituweli ugasanga ntibabavuye ngo imiti ntihari, ngo network zabuze. Ibyo byose ngo bajye kwigurira muri farumasi. Ikindi mituweli kanga kubavura, ngo mujye kugura imiti ntihari, ngo
muyizane tubatere mukabandikira myinshi bayizana mukamutera serum imwe cyangwa imiti mike yakira mukahita muvuga iyi turayigumana kandi ntimumwishure yayandi yatanze. Ibyo byose ni akarengane k'ibihekane. Kiriya kimoteri rero cyanduba twe abaruda ibishingwe byose tuzajya tubihinduramo amakara, none hayo makara tuyasabagize mu banyarwanda twongerera ibicanwa, tuzaba twitaye ku bidukikije. Iyo ni intego y'abaruda. Birumvikana aho kugira ngo ibyo bishingwe nanone bibe ikibazaho, kandi noneho mu kubikorekitinga kubyegeranya tubikura mu baturage tuzajya tubapimira ku biro bakurikiza ibishingwe bafite, tubishure nk'uko n'ubundi bari bagura ibyuma babipima ku munzani, kuko nawe ibyo bishishwa aba yabiguze ku bitoki abo bakire bagurisha, noneho ibyo bishishwa nabyo baba babibaze ku munzani, noneho ugasanga nabyo yabyishyuye. Nimba yabyishyuye namwe mubimukureho mumuhe amafaranga agaruze. Bityo rero bizabe ikomatanyabukungu ni yubakabukungu impande zose, bareke kuryamirana. Umuguzi agura ibintu n'ibishishwa biguriyeho babipimye ku munzani batabikuyeho, we noneho nimuza kubifata mu bifatira ubuntu abakomereho n'amafaranga. Ariko iyo economics mwayize hehe koko? Murumva atari akarengane k'ibihekane murenganya abantu. Bityo rero twabaruda turaze duhindukize ibintu, ibishingwe byose turaze tubikoremo amakara, ayo makara tuyongerere mu bicanwa, mu rutonde rw'ibicanwa mu gihugu, tuzaba twitaye ku bidukikije kandi n'isi yose izashima uwo mushinga. Twabaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga mufatiraho, munyweze, mukomeze, ntimurekure. Aha noneho kubw'iyo ngingo nanone nitwita ku bidukikije, nta muntu uzongera guhumanya ibidukikije. Biriya bishanga byose tugiye kubiteguramo ibiyaga, twongere transport yo gutwara abantu n'ibyabo mu byaro byose, noneho imyaka yose ntizongera kuborera iyo mu cyaro babuze uko bayikurayo bayizana ku masoko yaba yo mu byaro cyangwa mu mijyi. Ibyo byose twe turaje twongereye imodoka zo mu kirere kebokazi, twongerere transport yo gutwara abantu ku mazi nkuko nari maze kubivuga ruguru, twongerere gari ya moshi twabaruda nitwe tuzayizana mu gihugu, byanga bikunda byanga binoga, ahubwo batenza arimo kubahemukira, nitwe tuzazana gari ya moshi. Nta muntu uzayisinyirwa atari abaruda tuyishizeho umukono ngwize, kandi tuzazana ivuguruye kandi ya kijyambere. Tuzazana maze n'amabisi agerekeranya 3 azasimbura ya zonda hari na yutongo, hanyuma tukora umute abantu bajye bagenda bicaye executive, nta muntu uhagurutse ku wundi. Bityo rero uzaba ari umuti kabuhariwe, kuko ikinyabiziga giye cyicaye muri physics bivuga giteza ibyago byo kuba cyagira impanuka mu buryo bworoshe, kuko iyo uhagaze ubuteza instability bishingiye muri moteri y'icyo kinyabiziga, akace karimo dynamo. Bityo rero dynamo ntishobora kwikaraga moteri neza kubera instability iri mu kinyabiziga. None na tires amapine nayo abura icyo bita balance, nubwo aba yagiye hariya muri kigo cya control technique bakabalansinga amapine bagasanga bimeze neza, ariko iyo yihagazemo uvuye muri control technique n'ubundi ntibiyibuza gukora impanuka. Amakosa nk'ayo yose rero twe turaze tuyakosore, byose twe turabahanga baruda n'abarudakazi twabitoze, maze n'uturuda duto tutarafatiranga muntu n'uburyohe muri ruda. Ndabarahiye abasigaye bataraza muri ruda, mwe mwarahombye, mwe muzajya kumenya buno buhanga dufite n'ubumenyi mwarakererewe. Bityo rero abaze mbere n'abari muri ruda bo bazi uburyohe, niyo mpamvu ari abarimu mpuzamahanga bari muri North Africa barimo kwigisha, West Africa, East Africa na za South Africa, no ku isi hose Eastern Africa barimo kwigisha. Iyo tuvuze Eastern Africa, East Africa ni Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, noneho wagira Eastern Africa ukongeraho Somalia bikitwa Eastern Africa. Noneho biba bitakiri East Africa, naho ngaho bitandukanira. Noneho birumvikana abaruda n'ubukombe n'uburyohe n'abahanga barasobanukiwe, barayoka muri make, bareba kure wagira ngo ni iminara ya Tigo na Airtel na MTN.
twe turazomera wagira ngo turi icyogajuru mu kwezi. Rwose twe tuze gukora umuti. Ndi perezida wa ruda mu Rwanda hose. Bityo rero katwongere turebe umunyamakuru w'umuhanga w'abaruda agire icyo azamura, atubwire umuryango n'ishyaka ni gute. Ishyaka twe turi abarwanashyaka, ubu buhanga tubuhaye isi kandi tubumurikiye isi kandi tubusobanuriye isi, babimenye. Iki nicyo bita kurwanirirana. Ishyaka ni ukurwana ishyaka, turwanirira buri muntu wese agira icyo ageraho, buri muntu wese agira imyumvire y'iterambere kuri byose kandi ibihe byose, kandi nta vangura iryo ari ryose mu bitsina byose. Impamvu tuvuze ibitsina byose, hari abakobwa, hari abahungu, hari n'ikinyabibiri n'abantu b'ibinyabibiri bagiye babirengagiza kuva kare kose. Sosiyete rero dushaka tuyiteze imbere, ibyihishe byose, ibyihishe abanyabwenge tuze tubihishure. Twitwa Barafinda Fred, kanze mbafindurira baturiye isi. Arakoze cyane nyakubahwa Barafinda. By'ukuri mwumvishe ubusobanuro buhagije ku ishyaka n'umuryango. Ishyaka nk'uko twabyiyemeje, twebwe umurwanashyaka wese wo muri ruda, yaba uwo muri Kigali, yaba uri mu majyepfo, yaba uburengerazuba, yaba uri mu Rwanda, mu gihugu cyangwa uri hanze wese, dufite umujyi umwe, dufite icyerekezo kimwe cy'uko u Rwanda tugomba kuba uburyohe, East Africa ikaba uburyohe, Afurika yose ikaba uburyohe, n'isi yose ikaba uburyohe, kuko duhuje ishyaka rimwe, dufite ishyaka rimwe, dufite icyo tugamije, icyo guhindura impinduka ku buryo ikiremwa muntu by'umwihariko muri Afurika amahoro azahinda, buri muntu wese akagubwa neza, akabaho neza. Rero ndizera ko ibyo rwose dusobanukiwe. Abantu batari bazi akamaro k'ishyaka cyangwa se akamaro k'umuryango ku bawubamo, ni aho ngaho ubusobanuro n'ubwo, nta kindi twarenzaho rwose, ni ibyo ngibyo, ni uburyohe pe. Murakoze cyane ku bw'iyo ngingo. Nanone uratsindagiye, wagira ngo ni karatsindagiye ya kera, utsindagiye ibyo navuze, n'uriya ibyo yavuze, n'uriya n'ibitekerezo mu gihugu hose, mu byerekezo wavuze byose, ibitekerezo batugezeho. Dore impapuro ngizi zose batwandikiye batubwira ibitekerezo byacu, mujye mubiha agaciro, kuko ishyaka riha agaciro igitekerezo cya buri muntu wese. Mu gihe ishyaka mu gihe umuryango utekererezwa n'umuntu umwe. Mwe mubibona mute? Murakoze cyane bwana Barafinda Fred, perezida wa ruda mu Rwanda hose no ku isi. Umuryango, ishyaka rya ruda, nkurikije uko naribonye, njyewe nabonye ishyaka rya ruda rizanye ni umucunguzi wa byose muri makeya. Nimba ishyaka rya ruda rije rikaza rigaha uburenganzira umunyarwanda ku butaka, bukamugarurira ubutaka bwe yanyazwe, yakodeshejwe agasubirana ubutaka bwe gakondo, ubu akaba agiye kongera gusubirana ubutaka bwe yitwa ngahani kwanjye. Ubwo uyu munsi yarazi neza ko afite igipapuro cy'ubukode, ubwo azi neza ko akodesheje isaha n'isaha yo atishyuye umusoro yamburwa n'ubwo butaka bwe. Mu by'ukuri ruda mbona ari igisubizo cya byose. Mpamya neza ko umunyarwanda ahari akagera, namara kumva ubwo butaka busubiranye, yumva neza ko icyo kintu kivuyeho, n'ibindi byose bizaza muri make. Ikindi ndeba nongera kwibaza kuri ruda, ku ishyaka nyirizina rusange, hari amashyaka amwe namwe tuzi tubona usanga nko kuvuga ngo umuntu wese ategetswe gutanga umusanzu mu ishyaka, mu muryango, babyita umuryango, kuko nagiye numva ko bavuga ngo tanga umusanzu w'umuryango w'ishyaka runaka. Mpamya ngo twatangiye dusobanura ku ishyaka n'umuryango, ngira ngo kuri buri ruhande nk'abantu duhagarariye, twaje ku cyicaro cya ruda duhagarariye abandi baruda bose. Iyi nama mbonye ari ingirakamaro. Iki kiganiro ndabona rwose ari umuti w'akataraboneka. Nkurikije uko nabibonye rero mu biganiro twagize haruguru, ku kijyanye n'uwo musanzu, njyewe nakigizeho, bamwe badutumye ab'iburasirazuba, za Nyagatare, Kirehe, Ngoma,
na Rwamagana n'ahandi ngo tubabarize neza icyo kintu ntabwo bacyumva neza uburyo ki umuntu uwo ari we wese yemerewe kuza gutanga umusanzu w'ahantu runaka kandi atanahabarizwa atafite n'ubwo bushobozi ndetse bwo kuba yatanga noneho ntumye mbabaze ese Ruda irabivugaho iki perezida wa Ruda aravuga iki ku kijyanye no kwishyura gutanga umusanzu w'ishyaka cyangwa se umutanga umusanzu w'umuryango ese urugo runaka rushobora kuguza gutegekwa guha imfashanyo urundi rugo twavuze ko umuryango rutandukanye n'ishyaka urugo rumwe rwo hakurya rw'umuturanyi rutegetswe kuza gutanga inkunga cyangwa umusanzu mu rundi rugo ni itegeko icyo kintu bantumye nkibabarize tutarakomeza wenda mwagira ngo mubanze mugire icyo mubabwira murakoze cyane murakoze cyane Burasirazuba ni abahanga kandi ikindi bafite intumwa y'akataraboneka ibahagarariye neza na delegation wazanye bose ndabona rwose bagushimye kubaza ikibazo gifite ishingiro kuri byose kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nimba ikibazo cyawe ari ikibazo cy'uburyohe noneho kambaho igisubizo cy'uburyohe bw'ibihekane aho kuba akarengane k'ibihekane umuryango wagiye utura ku baturage b'abanyarwanda umuryango ku wundi urugo ku rundi n'umuryango kuri urwo rugo bose bagwiririwe n'ikibazo gikomeye cyane kuko abantu ubundi bakoteza bari ku rugamba rw'amasasu kugira ngo bakoteze bagure imbunda zo kugira ngo bazatsinde urugamba ariko iyo bamaze gutsinda urugamba izo kotezasiyo ntabwo ziba zikiri ngombwa kubera imisaruro yose izaboneka bazayikura mu maboko yabo n'ubwenge bwabo n'imbaraga zabo mu guhinga mu gucuruza mu kwiga mu kwigisha gushyigikirana mu birori runaka mu ngorane runaka tugashakirana ubwishingizi muri iki na kiriya muri make ugasanga ni ubwisanzure mu isanzure ry'igihugu cyacu mu bumwe noneho bavugaga n'ubwiyunge nimba nabo bariyunze koko nta makuru mfite bihagije abo biyunze bazatubwira biyunze ninde wiyunze wari ufitanye n'undi ikibazo bwiyunge uwo wiyungaga n'undi ninde hanyuma utariyunze n'undi ninde utaragombaga kwiyunga n'undi none abagombaga kwiyunga abo ni bande nanone bityo rero nge ku bw'umwe bw'abanyarwanda nge mbona ubwo bwiyunge buba buhagije kuko buba ari ubumwe ubundi se bwaba bukenewe mu buhe buryo ubumwe bw'abanyarwanda wakongeraho muri demokarasi none wakongeraho muri demokarasi yihuse usibye kuba ari na demokarasi ni na demokarasi yihuse y'abaruda twe ubumwe turi nabwo kandi iyo ufite ubwiyunge buba bwaramaze kugerwaho buba burimo ubwiyunge buba bwaramaze kugerwaho noneho tuba dufite ubumwe bw'abanyarwanda tusigasire ubwo bumwe aha noneho twasubira mu murongo w'ikibazo cy'abo abaturage b'Iburasirazuba ngo ikibazo nyirizina bo bifuzaga kumenya iki buriya cyenyewe murakoze cyane icyo tujyanye kuri iyo ngingo y'icyo kibazo kiragira kiti dufite ibintu byinshi bitubangamiye ari umusoro ku butaka ari iki n'iki ariko ikibazo nyirizina gihari kiragira kiti umuryango urugo rumwe rushobora guhahira urundi rugo bijyanye n'iki bijyanye n'iyo ngingo twari tuvuze ku ishyaka bagira bati twebwe tubangamiwe no kubona abanyarwanda mu gihugu bamwe baza bikaba itegeko kuvuga ngo zana amafaranga y'umusanzu w'umuryango uyu n'uyu ni itegeko uwaba udafite n'ubwo bushobozi ugasanga n'iyo nkoko yawe barayifashe ugasanga n'ibyo bigori wanitse ku muhanda barabijyanye cyangwa nawe bagufasha ukundi kuntu ukaba utajyana ikibazo ngo bacyakire icyo kibazo bakintumye ngo nyibabaze murakoze
impamvu nongeye kugusubiza mikoro ni ukugira ngo abantu bazakumve neza. Nabarizaga abantu bafite ubumuga bwo kutumva vuba, bafite ikibazo cyo kumva ari uko basubiriyemo. Ubwo urumva kuba basubiriyemo ubwabyo abaruda mukora umuti noneho birumvikana n'uwari wacikanywe n'ikisubizo cyangwa ikibazo mbere wabajije, noneho akaba umwongereye amahirwe yo kugira ngo abyumve neza, yumve ikibazo. Nanone ni ukuvuga icyo kibazo abo bantu bafite kirazira, icyo bafite gifite ishingiro, ariko kirazira kuba umuryango wakwaka abantu kotizasiyo, imisanzu